kuza bakunzi bibuye ryera. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, Imana yo mu ijuru irusheho kubagirira neza. Tugarutse muri cya gice cya kabiri rero kivuga ngo sobanukirwa imbaraga z'Imana, cyangwa se umenye imbaraga z'Imana ko zitandukanye n'imbaraga z'abantu n'iz'abarozi ndetse n'iz'umwijima, biratandukanye. Rero iki ni cya kiganiro, ngira ngo abantu mwakurikiye ikiganiro cy'igice cya mbere mwabonye aho tugereje. Uyu munsi tugarutse rero pastor tuvuga ku gice cya kabiri ku mbaraga z'Imana. Amen. Rero nanone murabona yuko nongeye gutumira pastor John, twakoranye igice cya mbere. Murabona yuko iburyo bwanjye niho yicaye. Reka n'ubundi bwo mwakire mu microphone abibwire, noneho kandi ahita anadusengera Imana kugira ngo dutangire. Karibu pastor. Yes, akongera umugisha abakurikiye Ibuye Ryera TV. Ndashaka kongera kubabwira ngo mukore subscribe abari mu mugabane w'Uburayi cyangwa se Amerika cyangwa se Aziya cyangwa se muri Afrika, mu Rwanda by'umwihariko n'abaturanyi bacu batandukanye mu bihugu bitandukanye bya East Africa. Ndongera kubabwira ngo turashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana. Nitwa Pastor John, mfite umugore, ndubatse, mfite n'abana babiri. Umugore umwe n'uwisezerano, ntabwo mfite abagore babiri, ni umwe w'isezerano. Ni Imana itwemerera, kandi Imana ihabwa icyubahiro ko ni umugore mwiza. Yesu abonye umugisha. Imana yo mu ijuru iguha umugisha pastor. N'ubundi bwo dusengere kugira ngo duhite dutangira. Reka dusenge Imana mbere yuko dutangira ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza, tuguhaye icyubahiro kuko ntawe uhanye nawe. Ni wowe wabambye isi n'ijuru, utandukanye umusenyi n'inyanja, utandukanye umucyo n'umwijima, utandukanye ubutaka n'amazi. Uravuga ngo Uwiteka byose bibeho, uri mu mwana w'umuntu mu mukungugu wo hasi, uravuga ngo abeho abe muzima. Niyo mpamvu turiho, kandi turiho ku bwawe, ntabwo turiho ku bw'isi, ahubwo turiho ku bw'imbabazi z'Imana n'ubuntu bwawe. Buri muntu wese udukurikirana, reka Uwiteka umuhe umugisha, kandi buri muntu wese yumve ese turavuga iki. Turavuga ku mbaraga z'Imana ziruta imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni. Niyo mpamvu muri amasaha Uwiteka tugutumiye ku bw'iki kiganiro, ubashe kuvugana n'ubwoko bwawe wiremeye kandi ukunda. Niyo mpamvu Uwiteka tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Pastor, Imana yo mu ijuru iguha umugisha rero. Amen. Bakunzi bacu, turagira ngo tubabwire ngo turacyari kuri rya jambo. Iki ni igice cya kabiri, kugira ngo musobanukirwe imbaraga z'Imana, uburyo zikora zitandukanye n'imbaraga za satani n'iz'abarozi. Pastor, zirahari, n'imbaraga z'abapfumu ndetse n'izo mbaraga zose z'umwijima, biratandukanye. Rero reka nkwibutse, dusubiye inyuma gato, twibutse abantu, tubibutse ku gice cya mbere twari twasomye ijambo ry'Imana riboneka mu Bami ba mbere ibice 18, ngira ngo urahibuka, umurongo waho wa 21. Reka tuhasome. Ndabona nawe Imana iguha umugisha pastor, ndabona wazanye Bibiliya y'Icyongereza, nawe uraza gusoma kugira ngo abantu badukurikiye. Aha niho ruzingiye, kugira ngo nabo bamenye ijambo ry'Imana niho ruzingiye. Imana ishimwe cyane. Reka dusome. Haravuze ngo umurongo wa 21 ngo nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bayali, aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Amen. Pastor, ngira ngo reka dusome mu rurimi rw'Icyongereza. Yesu abongera umugisha. Aravuga ngo ni First King chapter 18 verse 21. He talks about this. Elijah went up to the mountain Carmel. Elijah went to the people and said, how much long will it take you to make up your minds? If the Lord is God, worship him. But if Baal is God, worship him. But the people didn't say a word. Thank you. May God bless you. Imana ibahe umugisha. Mwumvise yuko bene data namwe mutabasha gukurikira Ikinyarwanda n'Icyongereza, ngira ngo mwumvise yuko
turimo tugenda tuvanga. Imana ibaho umugisha. Pastor rero twari twavuze ku mbaraga z'Imana. Twari twarebye ukuntu abarozi bafite imbaraga, twari twarebye ukuntu abapfumu nabo barimo barakora, twari twarebye ukuntu abarozi nabo barimo barakoresha imbaraga zabo, kandi tuza kureba uburyo aba bantu bari gukorana umwete, kuko bazi neza yuko igihe cyabo kirenda gushira. Amina. Ikibazo abakristo dufite nuko tutamenya yuko natwe igihe cyacu ari kigufi, kugira ngo dukore hakiri kare. Ngira ngo no mu gice cya mbere twabivuze neza, nta kindi Imana yakuremeye mwene data udukurikiye. Imana yakuremeye kugira ngo ube umuhanuzi uzahanurira abanyamahanga. Ibyo numara kwisobanukirwa uwo uriwe. Yego pastor? Yes. Kuko niba uri umukozi w'Imana, nk'abandi umukozi w'Imana, mu Kristo nawe udukurikiye, ntukagire ngo nturi umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana. Kuba warakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, ukavuka bwa kabiri, ukamwizera, ugakizwa, nawe wamaze guhinduka kuba intumwa y'Imana. Ahubwo wowe banza wisobanukirwe Imana iri muri wowe n'imbaraga ifite. Yego pastor? Amina. Ikibazo naho ngaho abantu bameze. Hari ikintu ushaka kuvuga gatoya, abantu dukwiye no kuva muri bya bindi byo gusabiriza. Kuko abakristo benshi bari mu bintu byo gusabiriza. Ni mu nsengere, sengera mbone telefone, sengera mbone akazi, sengera mbone ibi nibi. Ayo ni amasengesho yo gusabiriza. Gusengerwa ni ngombwa. Ni ngombwa. Ahubwo icyo nashaka kongeraho ni ukuvuga ngo tugomba kumenya ngo buri muntu wese agomba kwigererayo. Umwenda arahera agomba watabutsemo kabiri, agomba kugera. No kuvuga ngo pastor afite inshingano z'umukozi w'Imana, ariko hari ibyo abakristo bamwe mugomba kumenya. Mugomba kumenya ko mugomba kwisengera, mugomba kumenya ko imbaraga z'Imana zigomba kubana namwe, uko zibana na pastor zabana namwe. Yes. Ariko kubera ko ari umuhamagaro, wenda Imana yamuhamagaye mu by'ukuri, ntago bibuza kujya ngo gusengera. Ibyo biri ngombwa. Noneho rero twari tugikomeje ku mbaraga z'Imana. Twari tugikomeje ku mbaraga z'Imana. Ariko bene data turabasaba dusobanukirwe. Imbaraga z'Imana ubundi hari imbaraga ebyiri. Hari imbaraga za satani, aribwo bwami bwa satani, akana ubwami bw'Imana. Twebwe twahisemo ubwami bw'Imana. Wewe wahisemo iki? Ndakubaza, wowe wahisemo iki? Ni ikibazo nkubajije kubera ko hari umunsi Imana igutegura kuzakubaza ibyo bibazo. Haleluya. Amen. Imana izakubaza, hari ubwami bubiri yaguhaye, ubwami bwa satani n'ubwami bw'Imana. Wahisemo ubuhe bwami? Bukorere ubwo bwami buzaguhemba. Ndashaka kongera kwibutsa yuko ibyo ukora byose birabarwa. Hari iminsi ikomeye Imana izagira ite izabikubaza. Waba ukorera satani hari igihe cyawe kizagera, waba ukorera Imana hari igihe cyawe kizagera. Haleluya. Hari umunsi Imana izakubaza, ikakubaza ngo ese wakoze iki? Haleluya. Hari Imana yakuremye ikakuzana ku isi, nta muntu n'umwe wigize abigira mu ruhare. Ntabwo satani yabigize mu ruhare. Kuvuga ko umuntu n'umugambi w'iki w'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero reka nongere mvuge iki kintu. Aha ngaha reka mbisobanure neza. Hari imbaraga z'abantu bajya bishitirizaho arizo za satani, bakaza bashaka kuzitiranya n'iz'Imana. Umuntu akagaragaza ibitangaza yakoze ngo yabashije gukiza umuntu ari umupfumu, ariko ibyo bifite aho birangirira my friend. Bifite aho birangirira. Hari umunsi uzagera munsi y'ibirenge by'Uwiteka, Imana ikakubaza ngo wakoze iki? Ibi ngibi sinabigutumye. Kugira ngo babimenye neza, izo ni imbaraga z'umupfumu, ni imbaraga z'abapfumu. Kandi no kwavura byabayeyo. Mose baramuhamagaza, Mose araza arababwira ati rero ari imbaraga zimira izindi mbaraga. Nizo turimo kuvuga. Imbaraga z'Imana zimira imbaraga z'abarozi. Nimba utabyemera wa mupfumu we cyangwa wa murozi, ndashaka kuvuga ngo hari igihe cyawe uzagera Imana ikakubasha kukubaza ibyo bintu wakoze. Ibyo ukora wesha abantu, waba wesha abantu, ndashaka kumaramaririza aba bantu bankurikiye. Muvaneho ibintu byo kujya mu rungabangabo ngo mubashe kumva ngo kanaka yakoze ibi ngibi. Yakoze ibiki? Ni ibiki yakoze? Haleluya. Buriya nyankunda abantu b'Imana bagiye bakorera Imana. Mose yaraje yegera Farawo. Farawo aramubwira ati ariko ko nanjye dufite ibintu tugiye dukora by'ubukonikoni, ibyo bintu byo turimo kudukangisha by'imbaraga z'Imana, ni imbaraga zihe? Reka nkubwire ukuntu byagenze.
aho ngaho tutari twajya kuri Eliya. Eliya turamugarukaho gatoya. gato Mose ngo ageze hariya kwa Farawo nabo bazana ngo ibintu by'ubukorikori bazana inzoka. Reka nkubwire aba baguhaye inzoka ngo ugende uyishyire mu nzu iwawe ngo ni ikigirwamana cyawe ngo nuvuga kirakwica. Reka nkubwire ntacyo kizagutwara mu izina rya Yesu. Abo bazanye bya bindi byo baguhaye hari utuntu tw'uduhembe n'utundi tuntu two bagushyira mu ntuza mu ipantaro ukacyambariraho wambaye costume. Ariko uzi ukuntu Satani ariko ukagenda ufite ariko reka mbabwire Satani ntabwo wibuka ikintu cyamuzanye. Satani yazanywe n'ikintu bita kwica, kurimbura no gusenya. yego Iyo atakwishe arakurimbura, iyo atagushenye arakwica cyangwa se akakurimbura. Ibintu bitatu. Niyo mpamvu abantu bagomba gutandukanya imbaraga z'Imana, ariko Imana yazanye kugira ngo abantu babone ubugingo, babone amahoro, uryamusinzire. Atari ko baguhaye ihembe ryo kuryamira, atari ko bagushyiriyeho inzoka. Hari abafite inzoka, hari abantu tujya Imana igitwemeza tukajyayo tukajya kubabwiriza ubutumwa bwiza, abantu ugasanga bamuhaye ikintu ngo ibi byatsi rero ngo ugende ubitereke munsi y'umugabo wawe ubimusegure. Ibyo ni imbaraga z'abantu z'abapfumu, ni imbaraga z'abarozi. Izo zizarangira kandi nawe uzabibazwa urimo kubikora. Haleluya. Ariko ndashaka kugira ngo abantu bave ku bintu byo gukina n'Imana, abantu babashe gutandukanya Imana na Satani. Imana yarakuremye. Satani uburyo yaje mu isi abenshi ntibagabisobanukirwa. Reka tuvuge kuri icyo kintu. Satani uburyo aza mu isi yigometse ku Mana. Haleluya. Ariko yamaze kwigomeka ku Mana, abantu benshi ntabwo bazi iki gicucu kijya kibatwikira iyo bakorera Satani. Benshi babona bagiye, benshi bakabona babatwaye batazi uburyo bagiyemo. Ariko reka mbabwire, Satani amaze kwigomeka ku Mana, Imana yambwiye ngo manuka ku isi, ngo wasi we ubonye ishyano. Haleluya. Ariko ngo wasi we ubonye ishyano bivuga yuko isi yariwe n'ibibazo, niyo mpamvu Satani arimo gukora mu isi. Ariko igihe cye nacyo kirimo kirarangira. Haleluya. Ariko amen. Ntabwo rero ibyo turimo kuvuga ari ibintu byo gukina. Turavuga yuko abantu bava mu bintu byo gukina, nibave mu bintu by'abapfumu, bave mu bintu byo gukina na Satani. Satani ikintu azaguhemba no kukwica, kandi ahemba nabi. Ahemba nabi, ariko Imana yacu ihemba neza. Haleluya. Amen. Dutandukanye n'imbaraga z'Imana. Mose Imana yaramubwira iti noneho jya kwa Farawo. Farawo aravuga ati reka nanjye ko muri ibyo bintu. Hari n'abantu bigira gutyo bakavuga bati natwe tufite imbaraga. Hari nabo nabonye muri iminsi barimo kugenda bagaragaza yuko ngo bagenda hejuru y'amazi. My friend, ibyo by'ukina nabyo ntabwo urabimenya. Hari umunsi Imana izakubaza, hari umunsi uzashyika imbere y'Imana ikakubaza ngo ibyo bintu ukora ni biki. Naragutumye, naraguhamagaye. Haleluya. Rero muvane ibintu byo kujya gucisha no gushakisha izindi imbaraga kugira ngo ukunde ubeho, baho mu buryo bw'uburyo. Erega niyo waba ukene ntacyo waba. Haleluya. Ariko amen. Ariko usibye no gukena nta nubwo umuntu wubaha Imana akene. Haleluya. Ariko ntabwo nigeze mbona umwana wibashye Imana akene, ahubwo Imana yamukiza. Haleluya. Igukiza muri byose. Icya mbere ikuvanaho karande, icya kabiri ikaguca imivumo, icya gatatu ikaguha umugisha mu byo ukora byose, mu mirimo ukora. Haleluya. Amen. So abantu benshi rero urasanga umuntu yaparitse ikimodoka. Birambabaza cyane. Birambabaza abakozi b'Imana muhaguruke. Ntabwo ibintu bikwiriye mu Rwanda. Ntabwo twari muri cya gihe cya kera. Hari igihe twabayeho abantu bakabyarwa n'Imana. Hari imandwa zo bita imandwa z'ingabo, hakaba n'imandwa z'ingore. Ntabwo abantu benshi babizi. Izo bita za rutinageze iyo tuzirukanye mu bantu, urayirukana ikakuvuga ngo rega ntabwo ushaka kuvamo. Wayirukana utuzira ubundi waje gukora iki muri uyu muntu. Iterega uyu mwe baramumaye. Ibyo nibyo twirirwa duhangana nabyo. Iyo myuka rero izo ni imbaraga za Satani, ntabwo ari imbaraga z'Imana. Imana ntabwo ikora gutyo. Imana yije kugukiza, igukiza mutana bashe no kujya gute kunegusa byinshi. Imana iragukiza kandi ikagukiza neza. Mose noneho ngo abwira Farawo ati ngaho vayo. Farawo araza. Ati zana none izo nzoka zawe. Arazizana. Mose ngo arambika hasi, yari afite inkoni isanzwe. Ufashe inkoni ayijugunya hasi. Inkoni hinduka inzoka. Ngo bwa buyoka bwose bwa Farawo. Haleluya. Ariko amen. Haleluya. Amen. Bwa buyoka bwose bwa Farawo bwose yankonira bumira yanzoka. Ntabwo ibintu tuvuga ntabwo ari ibintu byo gukina. Iyi nkoni ya Mose yayigaragaje ku gihe cya Yorodani cyangwa se ku gihe cy'inyanja itukura. Ageze ku nyanja itukura abantu baravuga bati se turabigenza dute? Abisirayeli batangira kumutuka ati dere twabiraga hariya turi mu buretwa twabagaho nabi ariko ntabwo twageze tujya duhura no kujya gutwicwa n'inyanja. Aravuga ati noneho muze reka mbereke. Abazimana ati tubigenze dute? Ese wowe ugize ikibazo bazane. Aho ntujya kubaza mu bapfumu, aho ntujya kubaza mu bakonikoni. Hari abandi basenga tutuve no mu mana zo mu Rwanda, hari ibyigwamana by'u Rwanda bimwe na bimwe. Ariko reka noneho tuvuge harimo n'abantu basenga za Shitu, harimo abasenga za Hindu,
ibi byose nibigirwamana. Hari imana imwe mu ijuru yabambye isi n'ijuru itandukanye umusenyi n'inyanja. Iyi nibayemere kandi bemere Kristo umwami n'umukiza. Nta wundi mwami uzabaho mu isi keretse Yesu Kristo. Niwe uzaza, niwe uzagukiza, niwe uzagukura icyo gicu kigutwikiriye. Ndashaka kubabwira ngo Imana igiye kumanura imbaraga zidasanzwe muri iyi minsi. Abantu bitegure imbaraga zigiye kumanuka. Ndakubwira ukuri, nutava mu byaha, nutava mu gukora satani, hari igihe kigeze Imana ikagusanga aho hantu. Haleluya. Imana izagusanga aho hantu kandi ntabwo uzayisobanura ngo none se ngo nari ndi muri ibi ngibi. Oya, ibyo biba urimo byose umuntu irabizi. Oya, ntabwo ibizi rwose. Ndashaka kubabwira rero ahangaha Mose Imana yamugaragarije cya gihe bwabo yokera mu mira barabakurwa n'isoni. Reka nkubwire, niba nawe ugikora abapfumu bayo, ndashaka kubwira abantu, ndashaka kubwira n'abantu bagikora abapfumu bakiri mu bintu byo gucisha ngo yagiye muri Nigeria kuzana imbaraga. Harimo n'abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana bagashaka kujya gushaka izo mbaraga. Reka babwire ibyo mukina nabyo ntabwo murabimenya. Haleluya. Ariko amen. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo nagiye kuvuga umugani ukomeye. Haleluya. Amen. Baba ngo utaranirwa garame agira ngo ijuru riri hafi. Iri juru ushobora kugira ngo uraryegereye cyangwa se mwene wanyu cyangwa ni inshuti yanjye, ariko rishobora kwibura gushura umunsi umwe. Haleluya. Ariko iri juru riri kure. Haleluya. Amen. Twakongeraho rero ku kigo cya Eliya. Eliya arabahamagara ababwira ati rero muze ku musozi bita Karumeli, none ni muze turebe Imana. Iyo Mana iri wanura umuriro niyo turi bumenye. Iyo Mana rero reka mabwire iyo Mana. Iyo Mana yabanye na Daniel mu rworo rw'intare ntiyagira icyabo. Iyo Mana yabanye na Mose ku gihe cy'inyanja itukura ntiyagira icyabo. Iyo Mana yabanye, haleluya. Ariko amen. Imana tuvuga ni Imana yabanye na Yesu Kristo. Tuvuga ku mbaraga z'umuzuko. Hari imbaraga z'umuzuko. Hari imbaraga z'umuzuko. Hari imbaraga ubundi bwo basta tudatinze kuri iri jambo. Kuko turimo turagera n'umusozo. Ndagira ngo abantu bamenye neza izi mbaraga. Izi mbaraga tuzagenda tuvuga no mu kindi gice. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Amen. 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 Kuko ndashaka ko tuzavuga noneho kuri iri jambo riri muri Daniel. Daniel ibice bitatu. Ku murongo wa 16 tugeze ku murongo waho wa 18. Ntacyo tuzahera gutaha. Izi mbaraga nazo zarakoze kujya cya Daniel. Izi mbaraga zarakoze. Babategetse gupfukamira ikigirwamana. Izi mbaraga reka nyemerera pastor dusenge. Noneho izi mbaraga ahantu tuzahasome mu gice cya 3 tuvuga Imana. Amina. Urabinyemerera dusenge. Imana yo mu ijuru bagire neza. Reka dusenge Imana. Hanyuma ubutaha tuzavuga kuri izo mbaraga zakwera Daniel mu rworo rw'intare. Ariko bazi umenye Daniel yagiye ati mu rworo rw'intare. Yesu akongera umugisha. Rero turashoje, ariko ntabwo dushoje, turano turapfundikiraho. Ndashaka kubabwira ngo mubi mu biri byo gukina. Hari imbaraga ziri zini imbaraga. Hari imbaraga zimwe imbaraga z'abarozi. Imbaraga z'Imana zibasha gutegeka. Nabonye birema bigenda, nabonye ingumba zibyara, nabonye haleluya. Imana yo mu ijuru gusange uyu munsi ikugenderere kugira ngo bashe kumenya imbaraga z'Imana, kugira ngo Imana ibashe kukwagura kandi Imana ibashe kugukiza mu izina rya Yesu. Ibyo wagiyemo ubihindure, umunsi ugarukire Yesu, ugarukire umwana w'Imana. Yesu azakugira neza, Yesu azagukiza, Yesu azakubohora. Imana imunyumva. Data mu izina rya Yesu Kristo reka dusoze. Turagushimira kuri Imana ikomeye. Turagushimira kubw'imbaraga zawe. Izo nizo mbaraga zabanye n'abakozi bawe na n'ubu ziri kumwe n'abakozi bawe. Ntabwo Uwiteka duterwa ubwoba n'isi, ahubwo nta nubwo turana n'ab'isi. Kuko ijambo rya rero bangu nta nubwo twari dukwiye kuba mu isi, ariko turacyari mu isi. Mwami turabizi ko ari abapfa kubahira. Mwami wanjye icyo kuko uri Uwiteka. Ijambo rirambwira ngo Mose Uwiteka uramubwira ngo ndi Uwiteka. Haleluya. Uravuga ngo ndi Uwiteka. Abantu bagomba gusobanukirwa imbaraga zawe bakazitandukanya n'imbaraga za Satani. Kuko Yesu igihe kirageze kugira ngo abantu bave mu bintu by'urungabangabo. Igihe kirageze kugira ngo abantu bamenye kuri kwa Yesu kandi kuzuye. Imana ibagirire neza, Imana ibabohore, abarwayi bakize, abafite ibibazo bikurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom. May God bless you so much. Kandi tuzakurikirana ubutaha. Ndashaka kubabwira ngo musubiremo imbaraga. Imana ibongere umugisha. Yesu akongera gatatu. Ku gice cya gatatu tuzavuga noneho